igihugu bwacyo ni ingobyi nanambwira ngo kandi ingobyi heka bose ese ingobyi nishobora nteka umwana w'umuhanga igaheka n'umwana w'umuswa kandi bose babyarwa n'indimu ingobyi se ntiheka imfura igaheka n'umuhererezi mu biyaga bikari kandi tukaba tuzi ko hari umwuka utari mwiza hari abari buhanure bati n'amaraso aramenetse nababonye ariko tugira ngo tubabwire ko mu Rwanda hari igihe amaraso yamenetse turabibona tubabwire ko ibyo bahanura niba baba batari banahari ariko twe nk'abanyarwanda twari duhari tuzi icyo bita kumeneka kw'amaraso kandi Imana yo mu ijuru Imana dusenga babe baretse kwigira abakiranutsi gusa bwire abahanuzi barebere ku bahanuzi babanjije ba kera umuhanuzi yabaga ariho ariko akabasengera igihugu akaba ariho ariko yifuza ibyiza by'igihugu n'Imana ikubwirira kugira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka yego uzarya ibyiza byo mu gihugu kuki takubwira se ngo uzarya ibyiza byo mu kindi gihugu uzajya byo hanze birababaje yewe niba ndi numwe nzahagarara nkuko Jean Schwab yahagaze akimana igihugu cye cyitwa Ubusuwisi ariko ntabwo nzemera ko umuntu avuga nabi igihugu numva ndacyafite amavi gende mu masengesho ntabwo nzigiye nzayarangiriza ariko yo kubwira Imana ngo nkumiye ubwa mbere nubwo bwo kongera gushimangira mbwira abantu ngo mwitonde niba mwemera ko koko mwerekwa ni mwerekwe munatubwire n'iki Imana yababwiye gukora naho kumbwira ngo nabonye ibyago n'amakuba ntago turi bwemeranwe kuko nanjye nasomye Bibiliya ndi umuhanuzi ndi umunyamwuka sindagwa pe abo duturanye baranze yemwe bahanuzi muri gushaka ko abantu babaho mu buzima bumeze nko gupfa bahagaze ntabwo Imana ariko yabatumye ntabwo ari uko umuntu w'Imana abaho ntabwo ari uko umuhanuzi muzima abaho ntabwo ari uko umuntu usenga amera Imana izaturengera n'ubuhanuzi bwabo buhari Imana izaturengera n'izo nkuru zihari kuko nubwo hari abari gusunika izo nkuru ngo zigira imbaraga ariko natwe turara amanywa nijoro dusenga yego ubuhanuzi bwa kabiri ifite nabonye abantu barimo bavuga ngo insengero zirafungura yemwe nanjye ubwanjye ndi umushumba ku rwanjye ruhande uwambaza uwampa amahirwe nkabona abo nganira nabo bireba nababwira ngo icyo bidusaba mukitubwire tugikore zifunguke ariko reka mbabwire ahubwo abantu nibakaza amasengesho yego amasengesho cyamere abantu bamenye icyatumye zifungwa nigi bareka guhubuka kugira ngo ejo nibazifungura umuntu azavuye ngo narabihanura nta buhanuzi mbonye nimwe kubeshya ahubwo nafasha abanyarwanda kuko hari abantu bari batunzwe n'iteraniro rya buri munsi abo babonye igituma batajya mu rusengero kuko bitwaje ko hari isengero zifunze n'abantu bakoreyemo ibizira abantu nibongere beza uruhimbi abantu nibongere beza itorero abantu nibongere banoze ibyo bakora abantu nibongere bige kuba abantu bafite ubuhamya abantu nibongere bige kwera imbuto bareke kubeshya n'abafite imimba ibibazo bigoye byo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umwotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami muri bene se bose bimuha icyubahiro iyo ni imbaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara iyo ni
isengesho ryiza cyane muduhaye ariko ndifuza ko mbere yuko tuguhereza umwanya kugira ngo tugezeho Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi unyemerere nkubaze kuri iki kintu maze iminsi nitegereza nkareba nkabona abahanuzi benshi baraza barahanura intambara mu minsi yashize twakoranye ikiganiro abantu baragikunda uravuga uti ni gute abantu bari gutema igiti bicaye yego none uyu munsi urabona ko ari ibintu byamaze gufata intera ariko nanone hano mu Rwanda turi amahoro dufite n'uburinzi yego turashikamye pe n'Imana iri kumwe natwe ariko tukabona mu baturanyi ibintu ntibiri kumera neza cyane ese nk'umushumba uri gusenga Imana ikavuga ngo iki murakoze ndagira ngo mbanze nkubwire ibintu bibiri cya mbere Imana ntabwo ari radiyo Imana yaravuze yego kandi naho itavuga irakora ariko ijambo rya mbere abantu nibareke kumva ko kuba hari ibihe bibi bisobanura ko turahita tugurwaho n'urugogwe maze iminsi mbwira abantu ngo nibasigeho Imana ngiye yarambwiye turagira ngo tuvuge ko ikindi niba bemera ko batari gushyiramo amarangamutima niba tubwira intsinzi abariyo tugana ariko hari akaririmbo nshaka kuririmbira abo bahanuzi birirwa bahanurira u Rwanda batema amashami y'igiti bicayeho umugongo wahetse abanyarwanda mawe karambe shengewe mugongo waduhe turagahoraho mawe karambe yego no mu rubyiruko n'abantu bose babyumve twakunda kuzirimba kera abari kubyiruka ubu ngubu yenda bo ntibanazizi ariko ndagira mbabwire ko uyu ni umugongo wahetse abanyarwanda ndetse ukinabahetse ukwiye kuramba rero nta mpamvu nimwe wo guhora abantu baruharasinga baruhanurira ibyago gusa ngo nuko babyumvise ahandi reka tuvugire ijambo ukurikije ko turi mu bihugu cyangwa se mu gihugu kiri mu bihugu biri bamenye ko natwe dusenga Imana yumva twebwe twarayibwiye ngo ni ukuri iki cyago ni iki kigeragezo kizongere kuboneka iwacu nakubwiye ngo mbabazwa cyane n'umuhanuzi uhanura ibyago ariko ntavuge n'impamvu bizanye ubuse uragira ngo noneho magaciro wundi uvuga ngo nuko abanyarwanda batakijijwe ubuse tuvuga ko u Rwanda ariko ruza kubonekamo abarokore gusa u Rwanda ni igihugu nk'ibindi reka nibyo koko abantu ntibakwiye gushayisha ngo babe mu byaha ariko u Rwanda nicyo gihugu ku isi kizabamo abarokore bose hazabamo abarokore abamo n'abapagani sinzi niba uri kunyumva ndakumva niko kuri urabyumva ntabwo u Rwanda ruzagira ubuzima bw'umwihariko mu buryo bw'imisengere imigabane ni 5 ku isi nta gihugu tuzi kirimo abarokore gusa ndikinabaho nta kibaho rero nibareke gushayisha yego kugira ngo badahamagara ibibi ariko hari n'ahari ibibi biruta ibyo mu Rwanda ko Imana itarohereza amazuku ngo abicese ntago ndi kubwira abantu ngo bagome mu byaha ntabwo ndi kubwira abantu ngo bashishikare gukora nabi kuko twebweho dufite impamvu zidutera gusenga nk'abanyarwanda bitewe n'ibibi twanyuzemo Imana ikaturokora twarabo gupfa nimo turajyana ngo niba umuntu yavuze ati ntabwo bagomba gupfa ntihagire n'umwe usigara Imana ikagira birokora kubera imbabazi zayo n'ubuntu ntabwo twari dukwiye guhemba Imana kuyitera umugongo ahubwo twari dukwiye guhemba Imana kuyubaha no kuyubahisha uko byagenda kose ariko reka nkubona abantu ahubwo hanze hazaba imbwa n'abarozi ndahora n'abasambanyi byorere kugira ngo abariyo badakomereka n'abakunda kubeshya kandi bakabikora ari byo bakagira ngo ari byo tuboherejeho yego ikomereze abariyo Imana ibarindireyo ariko nabonekereza ko bakunda igihugu igihugu rero nta ukwiye kugisabira nabi
ahubwo reka mvuga ngo niba hari ushaka kudukururira ibyago n'amakuba we bimukurikirana ariko igihugu kiba amahoro. Amen. Iryo jambo mvuze niryo risubiremo. Niba hari ufite gahunda yo kudukururira ibyago n'amakuba we bimukurikirane kuko ari we nyirabyo, ariko twebwe igihugu cyacu kiba amahoro. Igihugu cy'u Rwanda kiba amahoro. Ngo uramagara ngo abanyarwanda ngo bagiye kongera ngo kugira gute, umuntu akavuga koko ngo nabonye amaraso menshi hano mu Rwanda koko ng'imigezi ngo yuzuyemo ngo abantu ngo n'amaraso koko, kandi akabivuga ari fiyeri, akabivuga ari fiyeri nanatinye. Ibyago n'amakuba mu gihugu mereye ku nkiko z'igihugu mu mpande enye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengera zuba. Impamvu mbikubwiye ni iyi, abantu barashaka kugira ngo badutere ubwoba, ariko nibatubwire ko habaye ikibazo batubwire n'impamvu yacyo dusenge hanyuma tugikureho. Ariko kuza utubwira yuko abantu bapfuye ntabwo bwari ubanuzi bwo ibyo niterabwoba no guhamura imitima y'abantu, ko nugushitura abantu no kubabwira ko batabayeho neza. Ari abantu bari muri urwo ruhande bashobora kunafata umwanya bakantera ibuye, bati wowe waratumwe, nta muntu n'umwe wantumye, nushaka utumwe umupastor oya nta wantumye, nta wantumye, ndabisubiramo. Sindi umunyepolitiki, simba muri politiki, ariko ndi umunyarwanda ukunda igihugu, ndi umunyarwanda uzi icyo bita gukunda igihugu. Ngewe nafashe umwanya ndabisegera Imana inambwira ngo igihugu ni ingobyi eka abantu bose. Hanyuma rero reka mbabaza, sinababashije ugashize babwira ngo niba iyo ufashe imyaka y'ibishyimbo ukayisarura wabihura ukabihurira ahantu hari amabuye menshi, iyo ugiye kubiteka ugasanga harimo amabuye menshi kubera ko birimo amabuye urabijugunya se? Gatwemere ko mu banyarwanda harimo abantu babi kandi koko baranahari. None se iyo abantu bari kwifuza ko igihugu kibamo intambara ntibaba ari babi? Uzi umuntu utifuza ko utifuza umudendezo, utifuza amahoro, gusa bari mwiza, bari mu bicyane, akaba ari mwiza. Barahari birirwa bahanura ngo amashami ngo aravunitse kandi ugasanga ukibaza niba batazaba baryicayeho. Oya ngo abafite ubuhanuzi bumubwira ko ngo azaba amahoro, ngamubwira ko nta mahoro wagira kuko ntuzaramba ku isi ngo bahe imyaka 100. Ariko nkubwire ngo niba utishimira ko igihugu cyawe kigira ibyiza ufite n'ibibazo ahubwo. Ngewe rero nababwiye ngo reka nkubwire ubuhanuzi mfite. Mfite ubuhanuzi bwo mu buryo bubiri. Nabo dusengana barabizi, sindago. Abantu benshi turaziranye, sindago, ndi umuyobozi, ndi umushumba. Kandi nagiye no mu ishuri niga ibisanzwe, niga na teology. Iyo bihuje mbona icyo bivuga. Umuhanuzi wese muzima ahanurira igihugu ibyiza kuko igihugu ni ingobyi duhetse. Ese niba wemera kuzabyara ubyaye butazaheka, ntushobora gukora ikosa. Ntibibaho, ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Njyewe mfite n'umubabaro aho umuntu atinyuka akumva ngo ugazanye message kurya abantu bari bafite gahunda yo gukomeza imirimo. Ariko uziko Bibiliya yavuze ngo yewe Yuda we gukomeza ibirori byawe, dore mu mpinga z'imisozi ibirenge byuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yewe Yuda komeza ibirori byawe, uzikuzana inkuru ituma umuntu ahamuka araradasinziriye, uziko umwishe mbere yo gupfa. Reka twibaze yuko hari igihe twabayeho dufite amahoro make. Iyo rero bivuze uwabaye muri icyo gihe ubukanguye amarangamutima y'ibikomere yagize, akarara adasinziye yongeye kwibuka ibihe bibi yagize, kandi akabazi neza ukuntu byamushaririye. Muri make ni nko kwica umuntu ahagaze. Nayo masengesho bayita yigomwa. Hari umuntu wahagurutse ngo ahanurira ngo ubuhanuzi yahawe ngo n'igihugu ngo n'Imana. Ariko ejo bundi naramubonye
dore ko biba binibunza muri za telefone ndebye mpita mbona afite misiyo kuko nubwo avuga ashingiye ku marangamutima, avuga ashingiye ku makuru y'ibyo yabonye, akanavuga ashingiye kuko reka tuvugishe ukuri. None se abifuriza ibi u Rwanda ntituba tubabona cyane. Erega reka tuvugishe utegana nabo. Ubu se we iyo ufunguye telefone yawe ntujya kubona ukabona byituyemo cyane. Ubwo se mpagarare hano manure ngo igiti kiraguye, nabo njya mbona bakamera igiti ngo iyo cyarize ngo biba byakomeye. Ibintu ni byinshi inkuru ziri hano hanze, ariko nagira ngo mubwire abantu muravuga ngo urusengero zirafunguwe kandi nizari zifunguwe zafunzwe. Buza nta rusengero mwumvishe rwafunzwe. Hafunzwe izindi yewe narwumvisha witwe Rayoni, niba ari blessing gutyo bintu nk'ibyo. Rayoni nayo yafunzwe ukwa Nyirindekwe byumvishe. Niba iryo genzurwa rigikorwa tuvuge gahunda yo gufungira cyariho, none ngo zafunguwe imwe kuza kubeshya. Niba mwemera ko muri abantu b'Imana, nimupfukame mwinginga Imana, ayaya ijuru ryongera rimanura icyo bita ikime no gutoha, habonekaho ikirere cyoroshye, kirere kiri kumvikanamo Imana. Kubera ko barutse kujya kuvuga ubutumwa mu gihugu cy'abaturanyi, sanga abantu benshi bari bafite isengero niho bari abayongo niyo bibere. Ndebye mbona koko bagiye kuvuga y'ubutumwa, ariko nekereza kabiri ndavuganira urugendo. Insengero nizigira ibibazo mu Rwanda uzakomereza umurimo hariya, nibyongera kumera neza ugaruke. Iyo somye si igitangaza kugira ishami hirya y'u Rwanda rwose. Mbonereho no kubigira abantu, nanjye narigira, nundi yarigira, n'abandi barayafite. Si bibi oya, ntibanyumve nabi, ariko niba bemera ko dufite inshingano yo kurwana intambara, erega nanjye ndi umushumba kandi byambera. Hari naho bamamagara bati ngwino ufungure hano, arahari mu bihugu by'abaturanyi kandi mfite ubushobozi bwo gufungura. Yego Paulo yaravuze ngo nanjye nduwirata, afite ibyo nakwirata, ndabifite. Ze ugira ngo nuko byananira kujya gufungura, ariko ndumva shaka ko igihe cy'Imana kigera, Imana igatanga uburyo butuma abanyarwanda basenga. Dusiga abanyarwanda bari mu kirere tujye gufungura isengero hirya iriya. Ndumva bitandyoheye, ntabwo bindyoheye pe. Ndumva ngere babo ndi kubanihira, ndabababariye, mfite agahinda kubwabo, ndarandira mbwira Imana ni wadutabaye, uburyo bwo gusenga bukongera bukaboneka. Yemwe nubwo muri guhanura, yemwe nubwo mufite ubuhanuzi, yemwe nuvuga ngo zirafunguwe, iyaba mwari muvuze ngo Imana, ariko muremera yuko gufungwa kw'izi sengero n'Imana yabyemeye? Murabyemera? Iyo itabyemera ntabwo zari gufungwa. Iyo itabyemera ntabwo zari gufungwa. Kandi n'abasigaye isengero zifunguye nibibwire ngo nuko bari abanyembaraga. Sibyo? Turacyafite ibibazo. Ntabwo ari uko abantu izasigaye zifunguye, ntabwo ari uko sibo banyamahirwe, uko bakoze ibitangaza, ahubwo nuko mu mugambi w'Imana hari abagombaga gusigara kugira ngo basigare bakora uwo murimo. Ntabapfira gushira. Oya ntago twapfuye. Iryo uvuze ni iryawe, ntihagire urimbaza. Kamvuga yo nabaza. Umuntu wese ufite iyo migambi nafata umwanya wo gusenga koko. Niba abantu bemera yuko
imana yemeye ko insengero zifungwa, nibafate n'umwanya wo gusenga yongere yemere ko insengero zifungurwa. Naho ibyo kuvuga ngo zirafunguwe ugahanura gutyo, bazagende basure Bibiliya barebe mu gihe Eliya hanura avuye iwabo i Galeyadi ageze Tishubi ari guhanura, abo bantu bibuka ibintu bahanuraga babareba babahanuza 100 aho bari bari nuko bavugaga. Usoma Bibiliya abirebe arebe impamvu byo bahanuye se byarabaye. Igihe cyose utaramenya ikiri kurwanya ko ya masengesho atambuka, insengero ntizifite isuku, hari ibintu zitujuje, hari reka nkubwire ibi ndabivuze ntago mbeshye. Nubwo insengero zagira isuku z'amarangi, ariko abantu bagakomeza umurongo n'ingeso bakomeje bakorera mu nsengero, zizafungwa kenshi. Ngiye kuvuga ijambo, ahubwo ijuru rigiye kwikorera isuku. Imana igiye kwikorera isuku. Ariko wowe ushaka kubwira abantu ko ufite urusengero ruruhura imitima, kandi hari imitima yapfiriye mu rusengero uyoboye. Deshebini moreya, urabwira abantu ko uri umushumba ushumbye, kandi abushumbye ntabwo mwabonye amabuye baduteye se? Nimufunge abo bantu n'abayisikora. Ntabwo twese ariko twabaye kimwe, ariko muri twe byabayemo. Abantu bose ntabwo babaye abasambo, ntabwo abantu bose babaye abanyamanyanga, ntabwo babaye abasamba, ntabwo ari bose, ariko muri twe habayemo icyo bita kerkezerema, aho abahaye urwaho Satani, abatumye Satani abona aho yinjirira, kugira ngo Satani n'abadayimoni batugosore. Muri uwo mwanya rero wo kugosora gusa gutyo, umuntu agahaguruka akavuga ngo ndabona ngo noneho zigiye gukinguka. Ni nkaho wavuga ngo amasuku yararangiye, none se ubundi aya mezi 7 ashize insengero zifunze, ubu umuntu yarari uko hari urwo bafunze kubera umurinda nkuba. Utuvuga yuko urwo rusengero rugifunze kubera umurinda nkuba, kandi waraguzwe uwo munsi cyangwa mu byumweru 2. Ubuze niba hari urwo bafunze kubera utagira ikigega, uracyafungiye ikigega? Mbwira se, ni ikigega ubu rugifungiye? Abantu bakwiye kurebamo ko harimo n'ubushake bw'Imana, nicyo bita kariyafu k'Imana. Ariko naratinye, Covid yaraje, abantu nibagira ubwoba basambana bari no muri guma mu rugo. Turimo turajyana, yego, basambana bakora ibintu bivuze ngo n'Imana izavuga, kuko abantu babona ibiteye ubwoba cyangwa ibibakebura, ahubwo niko barushaho kujya mu guhombokera mu bidafite umumaro. None ngewe ndi kubahanurira ngo mbabwire ngo niba hatabayeho guca bugufi, ahubwo urugendo ruracyari rurerure. Kwiringira ko ziri bufungurwe yewe ntabyo mbonye, ntabyo. Icyakora ni inginge ubuyobozi, nibudufashe nibudufashe. Bwibuke ko hari abantu twajyaga tubwiriza, Imana ikabatabara uwo munsi bari bwiyahure nibiyahure, nkuko bajya bakurikirana amakuru yo kumenya abanyangeso mbi bo mu buryo bumwe n'ubundi, bakandi bagakurikiranwa bagahanwa. Bazanadukurikirana abo banyangeso mbi bari mu nsengero, ariko abandi basenge. Nukuri ndabahendahenze, yego, ariko ubundi turi ku ikosi Imana yemeye ko tujyamo. Abatabizi bazabimenya. None rero iyo nkubiri tarigeze nabaho, kuko izindi zose zabaga ari zigiye gito. No mu gihe cya Covid uzuko zitamaze amezi angana gutya, urabyibutse? Ndabyibuka. Ntabwo zamaze igihe kingana gutya, ariko ubuzima za amezi 7 arashize. 7 si kuva mu kwa 8 se, unangiro zo kwa munera zo kwa 7, kwa 8, kwa 9, kwa 10, 11, 12, ukwa mbere n'ukwa kabiri sa 7. Kwa kabiri ko kwaranye. Kwa kabiri se ni kwaranye, tuye gufata ukwezi kwa 8. Ejo ni itariki ya mbere. Ariko abantu bari hariya sindabona
sindabona ubundi yaba koko bano bantu bose bahagarariye amatorero bari bafashe umwanya wo gusenga ngo Imana yirukane ikizira gituma insengero zifite ako kaduruvayo kameze gutyo. Ahari yakoresha uburyo bwayo bwo kujonjora no gusuzuma. Ariko ni amasengesho y'ubumwe bw'abanyetorero narayabonye ejo mundi kandi nanjye nayabayemo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nimureke dusengera ibyo tugiye gusengera. Ubu hari abantu bazi ko kubera ko bari gusenga bo bitabakozeho rwose. Ariko nagira mbabwire ngo ushobora gusanga uwagize intege nyezo mu itorero rye kubera rifunze yarazisize n'uwawe kubera ko bagendana. N'ubundi uracyafite akazi, nawe uzasigara uri kurwana n'ingaruka zakomotse kuri iki gihe abantu bamaze badasenga bose isengero. Rero ntiwibwire ngo urwawe rurafunguye, ufite akazi ko gusenga rwose. Kandi reka mbabwire ngo ubundi byongeye bikagenzurwa imizinga yavamo imyibano, kandi bizana hongeye hakabaho igenzura. Hari imizinga yavamo imyibano kandi ibyo mvuze ndabivuze. Rero abantu nibareke gukora ayo makosa, nibareke gukora amakosa. Ngewe birambabaza cyane abantu bakaza bagakinga abantu bitambaro mu maso. Reka mbabwire ntago turi hano kugira ngo abantu babone ko dushaka views. No, turashaka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ushaka kw'Imana iduhira ikaduha ibyiza mu gihugu, abantu nibegera Imana. Abantu nibareke gusabira nabi igihugu. Abantu nibareke kubeshya ngo bari mu rusengero basenga kandi bazi ko bafite ibindi bintu. Ubuse naga turi kubona abantu bagambanira abandi. Abantu nibitwa abantu bo mu rusengero bagiye bakora ikintu cyo kugambana no kubeshyira abandi no guhemuka, ugafata inzira ukajya guhindanya mwene so kugira ngo gusa wangize seveye. Muze nitubafite. Ariko reka mbabwira abo ngabo boroka mbaho bahanuza, ahubwo abo ngabo ni b'Imana iziye. Kandi Imana izabahana idahungabanyije abandi, kuko buri wese azashe igikombe yashigishe nicyo azanyweraho. Reka nsenge. Ariko ninginga abantu rwose nibareke kutuvanga. Abantu nibareke kutuvanga, bamenye yuko Imana idakora gutyo. Mane uza akazi Imana iri gukora ku bantu. Bonera kubwira abantu ngo ahubwo umuntu wirengagiza kugira neza kw'Imana, agatera umugongo ijambo ry'Imana, agashaka kugira ngo akomeze kugendera mu mujyo wo guhemukira Imana. Imana izi gushyira ku munzani. Imana izi abakijijwe n'abadakijijwe. Imana izi aho wavuye ukagwa. Imana izi intambwe zawe. Imana izi uko wayinaniye. Imana izi aho yagutabaye. Imana izi uko yakuramiye. Imana izi amaboko yakoresheje. Imana izi aho yagutoraguye. Imana izi ubuzima bwawe. Nubwo wayemba ntabwo ari wowe wakabaye uwo. Reka nkubwire, nubwo wayihemukira si wowe wakabaye uwo. Si wewe wakitwaye uko ibyo wigize, ibyo wihaye, uko kuntu wiyorohereje sibyo Imana yari kwitezemo. Ni nacyo kiri kubabaza Imana. Ariko reka nkubwire ngo nushaka kugarukiraho, ubwo umuntu wese wagambiriye gutera Imana umugongo mu bushake bwe agiye guhura n'ingaruka zabyo, kandi nta muntu bazabisangira. Nawe bazabisangira. Nawe bazabisangira. Uzasoma kuri icyo gikombe ubwawe wenyine kuko ari we nyiracyo. Rero mbona no kugusaba ubwawe uce bugufi wisubiremo. Jambo ry'Imana mu byashora avuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa, ugarukira Imana yawe. Ukora imirimo myiza nkuko wayikoraga mbere. Ukora imirimo myiza nkuko wayikoraga mbere. Byo ni ijambo ry'Imana mu byashora. Ariko wibeshya. Bantu bidutera ubwoba. Kuko wahuye n'ibigeragezo n'ibibazo wenda mu gihugu, uhise wumva ko uzadusabira ibyiza ibibi bikatubaho. Abantu bose ukahita utumira amajwi yacu n'amasengesho yacu ukayakunja ukayashyira mu gafuka, twe tugasigarira aho ngaho. Reka nkubwire, nubwo uri kudusabira ibibi natwe dupfukamye tuniha tubabajwe nuko uri gusenga nabi kandi ugasengera ingobyi yakubyaye. Twebwe rero turacyayikunze, turazi neza igihugu ko iyo tudafite amahoro tugubwa nabi.
yego turifuza ko Imana yabigenza neza, yewe n'abari hanze y'u Rwanda bakazaza tukabana mu gihugu tugatekana twese tukubaka igihugu cyacu. Imana rero duhana umugisha, mugubwe neza, mugira umugisha, dufatikanye gusenga, tudasenga tumeze nk'abavuma, ahubwo dusabirana kugira ngo tugubwe neza. Ntukabone mugenzi wacuruza ngo nuragize umusabire nabi, ntukabone hari waguwe nabi ngo wumve bikunejeje, ahubwo wifuze yuko Imana igwa neza abantu kubw'umugambi wayo no kubw'inyungu zabeshe. Niba waraguwe nabi ndagusabiye ngo ugubwe neza, niba utarabonye ibyiza ndagusabiye ngo uhure nabyo, ijuru rikugwe neza, kandi guhera none uhonoke ureke kwifuza ibibi, wige gusaba neza. Niba unasenga koko tarukiraho ngaho, kuko urwo rurimi ntago ari rwiza mu gihugu, ntago ari rwiza ku banyarwanda, ntago rutwifuriza ibyiza. Nubwo wibwira yuko uri guhanura ngo abantu ngo bazikure wowe muhanuzi ngo kubita utababarira, reka ngubwire ngo aho kubita ni mu kwacu ni mu kwawe, hari igihe nawe iyo nkuni izakugeraho. Nagira ngo nkubwire ngo rosigaho uhonoke, wige gusenga, nuhura n'ibikomeye ukabona koko bihari unabibonye, ujya wiga kubisaba, gusaba Imana ibihagarike, kuko niba Imana yerekanye ikintu kibi ntago ibi kivuze ngo kigiye kuba, ahubwo bigira ngo abantu basenge gihagarare. Nekereza ko ari cyo iyerekwa rivuga, niba ko kunerekwa, ariko abantu nibagabanya amarangamutima no guhanurira mu byo babonye no mu nyungu z'abandi no gukoreshwa, ahubwo ukwemera ijuru rigukoreshe, kandi nirigukoresha tuzabimenya, tuzagaragaza, tuzabibonera mu mutima ufite n'icyo Imana yakubwiye kikwiye gukorwa. Naho kutubwira yuko wabonye ibikomeye warangiza ukasiga abantu bacitse ururondogorero, ntago ari uguhanura, uko n'uguci gikuba, kandi gikuba ntabwo gicibwa n'abakunzi, gicibwa n'abatera ubwoba. Terabwoba rero urireke ubu umuntu w'Imana. Imana iguha umugisha, abanyumvishe mwese tufatikanye kurwanya uwo mwuka, dusabira ibyiza igihugu n'abanyarwanda, dusabira ibyiza igihugu n'itorero. Hanyuma abantu bari mu rusengero bibuke ko Imana ibashaka ko gukiranuka, kwera imbuto no kwerera imbuto batarakizwa, kugira ngo nabo baze bakizwe. Naho ubundi twirukanye abantu mu rusengero kubera imico n'ingeso mbi, abantu basambanira mu rusengero, bibira mu rusengero, batubura mu rusengero, bagambanira mu rusengero, bahemukira mu rusengero, bari gutwara abagore babandi mu rusengero, bagatwara abagabo babandi mu rusengero. Oya, ibyo bintu Imana yarabirambiwe, iracyatwigisha rero ko nakanyafu, ahubwo uzagira ubwenge azapfukame dufatikanye kuzamura, tubwira Imana ngo garura imitima y'abantu bongere bahindukire basubire ku rufatiro, kugira ngo ijuru ryongere twibuke dutabare. Nk'abanyarwanda twabonye bibi byinshi, ariko tugeze naho tumaze gusinda ibyiza Imana yaduhaye. Imana ibahe umugisha, simbizi niba ari cyo umbaza kugira ngo nigusubize. Urakoze cyane, Imana amahoro nikugirire neza. Yego, ubona abantu bose babaye nkawe ibintu byose byagenda neza, kuko benshi barashaka kugaragaza nkaho bafite ahandi hantu batuye cyangwa se ahandi hantu babarizwa, ariko bakirengagiza ko iyi leta yacu hari ibyiza yatuzaniye byinshi. Hari inkunganire nyinshi igenda iduha kugira ngo abaturage b'abanyarwanda tubashe kubaho neza kandi dufite ubuzima bwiza. Ndagira ngo hari icyitwa mituweli, hari andi makuru aheruka gusohoka amashyashya, ubu kubona insimburangingo ni kuri mituweli, kubona icyo bita kuyungururirwa amaraso, abantu barwaye impyiko dialize, ubu ngubu ni kuri mituweli. Ni ukuvuga ngo rero abantu bamenye ko ikiri imbere cyane ni igihugu, kuko igihugu ni ingobyi nk'uko wahoze bivuga. Umuntu ashoboye kwifuza kuvugana nawe cyangwa se no gusengana nawe kuko uri umukozi w'Imana, nyemero utambutse imbere yawe ya telefone. Urakoze cyane, reka tuvugire ijambo. Niba koko nkuko nerega na leta irabivuga ngo nubona ikibi utunga agatoki aho kiri. Niba abantu bemera ko dusenga, reka dutungire Imana agatoki aho ikwiye gukosora, idukosorera itameze neza. Ariko abantu be gufata igihugu cyose ngo bagiture mu mwobo. Niba mu gihugu harimo umuntu witwaye n'abakagira ingeso mbi, ntago dukwiye twese kuba victime ngo nukubera ko hari umuntu wagize ingeso mbi. Uwo wagize ingeso mbi tubwire Imana ngo Mana ufite ukuboko kwa mukosora kandi agakosoreka. Nta muntu unanira Imana. Imana yacu niyo twemera ko yitwa rubasha, ibasha imitima yose, itunganya abantu, ariko tudasubiye mu icuraburindi iryo ntago tuzarisubiramo. Yego, kuko natwe niratubwira ngo duceceke, turacyakomeje rero, tuzasenga kandi twumva ijwi ryacu rizagera kure. Imana ikatugira neza, kuko dukunda igihugu, dukunda no kuba mu byiza, kuko twe twasogongeye ku bibi twarabibonye, niyo mpamvu tutifuza ko twongera kunyura mu bibi nk'ibyo twanyuzemo. Imana rero duhana umugisha,
yego telefone ni uyishaka turayiguha yego ku nama n'ibindi wifuza n'ibitekerezo mujye mubitanga utatuzakomereza ahandi kandi dukomeje gahunda yo gusenga ngo tubaze Imana ngo ni iki noneho wifuza ni iki wifuza kandi icyo Imana izatubwira tuzagitangaza ariko tutakuye imitima y'abantu ngo ihamuke ahubwo tuzavuga icyo Imana ishaka. Reka rero tubabwire ngo jambo ry'Imana tuzakomeza kuri baha nk'uko Imana iduhaye no kubasengera tubasengere Imana iduhane umugisha. Nimero ni 0782 64 60 89 07 82 64 89. Nuvuga ngo niba wifuza kutwandikira utari mu Rwanda uri mu mahanga, imbere y'iyo nimero urashyira akamenyetso ko guteranya, ushyiraho 25 none ushyiraho 0 7 82 64 89. Niyo nimero Sindayiga Moise ndi umushumba cyangwa se ni Reverend Pasteur Sindayiga Moise. Byose ndabyemera, nababwiye ko igikomeye ari uko ubugingo bwanjye ari buzima, nicyo nirata kuruta ibindi. Umwami aduhana umugisha.